njya, nkagaragaza ibihombo bidutera, nkagaragaza n'ukuntu twakunguka n'inyungu twakunguka, ndetse nkagerageza kurota, nsoza ngerageza kurota u Rwanda rutarangwamo ibiyobyabwenge uko rwaba rumeze. Ariko ntabwo nashatse kugira ngo bibe amagambo gusa, ahubwo nashatse no kugira ngo ngaragaze n'ingamba zanafatwa. Shyiraho ibyiciro 15 by'abantu, umuryango, amashuri, amavuriro, inzego z'ibanze, abantu batandukanye, abanyamadini, societe civile, buri cyiciro cyose natangaga inama z'icyo bakora. Ndetse naravuga nti ibyo byiciro uko ari 15 navuze, ufashe ibyiciro 5 gusa bagakora umurimo wabo neza uko bakwiye kuwukora, ikibazo cyarangira. Kuvuga rero ko icyo nizera niki, nuko ubumenyi bumaze kugeza ku bantu, abantu bakamenya ikibazo ko giteye, ntabwo byatinda ikibazo kukirangiza. Kenshi abantu bagiye bavuga, ugasanga baravuga ku bana abakoresha ibiyobyabwenge, ariko si ikibazo. Ikibazo ntabwo ari uwarozwe, ikibazo ni umurozi. Kubera ko ukuyeho umurozi, uwarogwa nta kibazo yagira. Kuvuga ngo ikibazo gikomeye cyane ni ababicuruza, ko ntibabifitemo inyungu, bafitemo amayeri, bafite inyungu ifatika. Abo rero birashoboka ko twahangana nabo, kandi barazwi. Nagiye mbikora kenshi cyane, nkagenda nkajya ahantu runaka, mu mudugudu runaka, ngahamagara abantu gutyo gusa nkababaza nese abantu bacuruza ibiyobyabwenge hanga murabazi? Bati turabazi. Ni mubambwe, bati kanaka. None se nanagaragaza ko igicuruzwa kidashobora kubibanga, kuko nanabivuga neza. Baravuga ngo ibanga ni rya babiri, uwa gatatu akazimura, ariko uwa gatatu uzimura ni Satani. Satani ntagira ibanga, ubwo rero ntabwo wavuga ngo ibyo ucuruza ni ibanga kandi ukora na Satani umena amabanga. Ariko musenyi ubashakashatsi benshi berekana ko abacuruza ibiyobyabwenge bari kwisura n'abanyamubasha, n'abanyamubasha benshi usanga bari ikintu cya mbere na mbere nababwira cyiza, ni nayo mpamvu navuze ko igitabo ni icy'Abanyarwanda, ntabwo wagitwara mu bindi bihugu bindi ngo bizakunda. Ariko hano mu Rwanda ni nabyo ngaragaza yuko hari umurongo wa politike usobanutse neza. Ijambo rya Perezida wa Repubulika rirasobanutse neza, ijambo ry'umufasha wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame hari amagambo yavuze yumvikana, imyanzuro y'inama yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe iri ahangaha nabyo ni imyanzuro isobanutse. Abanyarwanda rero hari